ndabifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mugatunganirwa aho muherereye aho ari hose. Ubu hano ni kuri Gisagara igendwa nk'uko mubibona, dukomeza tujya mu birori bya volleyball.
GPP rero irimo umugabo ngo kubera ko umupaseze wabo yagize ikibazo cy'imvune itunguranye y'umusatsi kigiye gutangira. mpaka kuri screen. bivuze ko iramutse itsinze iseti twambara amanota ntabwo tuzi kujya mu bya desi tuganye n'iki byose oya turikina amaseti abiri ariko timu A itsinze iseti ya mbere niyo itsinze iseti turi buze kubara amanota urabona hariya ikintu kuri 21 birasaba B niba ishaka gutwara igikombe turi buze gutsindira hejuru ya makumyabiri na rimwe cyangwa se gutsindira bibiri na makumyabiri tariki turi kuganira kuri iyi gahunda yatangiye tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda mu bana magana inani na makumyabiri batoye abana 80 bitwaye neza kurusha abandi ubwo ni abana 40 b'abakobwa n'abandi 40 b'abahungu aba bose rero tariki eshanu bari muri groupe scolaire Saint-Philippe guhera tariki eshanu bivuze ko hafi ibyumweru bibiri bishize abo bana b'abahungu
inota rya mirongo itanu bakireba match rero ikaba irangiye amanota 25 ya timu A kuri 16 ya timu B. ubwo rero murabibona ni iseti imwe kuri imwe, ariko impamvu bamwe barimo kubyina bamaze kubasezeranya ko ekipi itsinze nibaramuka bagiye gufata burusheti imwe ngo bo barabyina. Ikipe itsinze ni timu A. So nibyo rero, abo ni abakobwa. Mu kanya tugiye kwinjira mu mukino w'abahungu uri buze kudusoreza iki gikorwa cyacu. Tuyibutse abakinnyi 20 ba mbere barahita bajyanwa muri Gisagara Volleyball Academy. Yego, abakinnyi 20 bitwaye neza cyane kurusha abandi barahita bajya muri Gisagara Volleyball Academy, ekipe izakina icyiciro cya kabiri cya shampiyona ya volleyball mu Rwanda. Imuze nyakubahwa meya, banyakubahwa meya, nyakubahwa w'umurenge turi Rwanda, nyakubahwa perezida wa asosiyasiyo y'abasore, nyakubahwa IBC, nyakubahwa nyakubahwa namwe banyakubahwa abakinnyi barwana neza tubasuhuze tunabaha ikaze muri gahunda nziza y'ikibuga gisagara volleyball academy. Nyakubahwa meya, turi mu gikorwa cyo gusoza iyi gahunda yo gushaka impano y'abana bakiri batoya muri volleyball. Ni igikorwa cyatangiye tariki ya 8 z'ukwezi kwa munani gitangira n'abana 24. Ni igikorwa kidasanzwe kuko hategetswe mu gihugu cyacu ikipe y'ubumenyi uturere tw'amavuga tw'ingana kuko niyo gahunda y'isezerano n'inama y'aho batangiye kwiga ubu nabo bari muri gahunda kandi bari abashimishije rero abana uko ari 85 bari bari muri zone 5. ubwo wenda amazone nayo tubuze kuyamenya, ariko wenda mbere y'uko ngira ibindi bisobanura reka mbanze mpamagare perezida wa asosiyasiyo ya siporo scolaire yigira imbere atubwire uburyo iki gikorwa bagitekereje n'uburyo cyakozwe mbere y'uko twakira perezida wa ekipe ndetse n'ubuyobozi bw'akarere. Reka dusebe perezida wa asosiyasiyo ya siporo scolaire yigira imbere atubwire iki gikorwa cyatekerejwe gute, cyakozwe gute ndetse cyagize igihumbi koko. koze nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Gisagara, nyakubahwa visi meya, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndora, nyakubahwa ushinzwe amashuri yisumbuye mu karere kacu ka Gisagara, banyakubahwa abayobozi b'amashuri ni hano,
ngira ngo nk'uko umusangiza w'amagambo abivuze, uyu munsi umunsi w'ibyishimo wo gusoza igikorwa twatangiye kigahera mu mazone atanu y'akarere kacu ka Gisagara. Ayo mazone: zone ya Nyamira, zone y'Igisave, zone y'Ikansi, zone ya Mamba na zone ya Ngombwa. Buri zone bari bahuzaga imirenge yegereye aho ngaho. Tukaba rero nk'uko yabivuze cyaratangiranye n'abana 824 bari mu zone, abahungu n'abakobwa. Cyari kigamijwe kwari kugira ngo habeho icyo twita gushakisha impano z'abana no kuzizamura, harimo n'abagezemo ari ubwambere byatangiye mu ntangiriro z'ukwa munani muri zone, haza gutoranyamo abana 84 aribo mureba. Abo bana akaba abahungu n'abakobwa bose babo, kugira ngo rero bakora ubusitani bukwiye abayobozi uzengurukirwa byaba byiza abari inyuma batagiye inyuma y'abandi kugira ngo muze kugaragara mu mafoto. Murakoze. Tukaba rero uyu munsi abo bana byagaragaye ko bafite impano, barafata kuba barahurizwa hamwe mu kigo cy'amashuri cya Fiperi hano ku Gisagara. Bakaba baragize ku itariki 2 z'ukwezi kwa Cyenda, bakaba bageze uyu munsi basoza nk'uko mubareba nyakubahwa umuyobozi w'akarere n'abandi bayobozi bari hano. Ngira ngo rero nihuse igitekerezo uko cyaje n'icyo kigamije, ni ku gitekerezo mu nama mwagiye mutugira nk'umuyobozi wacu, mutugira inama y'uko twateza imbere siporo, bazashakisha impano z'abana, tugakora siporo mu kwishimisha, abana bagakora siporo nka bizinesi, kugira ngo ibyo byose bizatuma umwana agira icyo yimarira, biteze imbere umwana, akarere kacu ndetse n'igihugu muri rusange. Aba bana akaba aribo tugezeho kuzakorera mu ngata bakuru babo akira muri Gisagara Volleyball Academy, kuko Gisagara Volleyball Academy nayo izanaguha umubare w'abana bazajya basimbura bakuru babo muri Gisagara Volleyball. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere mu nama zose bagiye kutubwira umusaruro wavuyemo mu bihugu bireba. Dushimire ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Gisagara kuba bushyira siporo imbere mu byo bakora byose, nayo ureke tubashimire. Iki gikorwa kugira ngo kigere ubufatanye bw'abantu benshi, harimo ubuyobozi bw'akarere buherereye ku isonga, harimo amashuri yo mu Gisagara, harimo Gisagara muri porogaramu n'ikipe yacu y'akarere ya Volleyball. Nihuse ngira ngo akarere
uruhare rw'amashuri ariko ruragaragara. Amashuri nk'uko mwabidushishikarije, amashuri yo muri Gisagara afite ibibuga bya vore, baguze imipira, baguze za fire, nubwo ibibuga bitari ku rwego rumwe, ariko byihuse buri kigo cy'ishuri ugezemo uhasanga volleyball. Ikindi, amashuri atanga imisanzu ikoreshwa mu bikorwa byose bya siporo, kwaba ari ugutunga abana, kwaba ari ukubashakira amafaranga y'ingendo n'ibindi. Gisagara muri porogaramu IBC idufasha muri byinshi, harimo urwego rw'itekiniki, abatoza ba Gisagara baradufasha cyane muri ibi, ndetse n'abakinnyi kuko twarabifashishije cyane kugira ngo haba abanyeshuri ariko bamwe bwa mbere kuri abo bari batoza yatoza barakomeza isanzwe yiga, babona amafaranga, babona impamvu y'amafaranga n'abana, umuco wo gukunda bwa mbere ni ugukomeza gusaba akarere, gukomeza abandi bafite no gushishikariza amashuri kwita kuri siporo, cyane cyane amakorero apuranga y'akarere ka Gisagara, cyane ko dufite n'aho tureberaho kugira ngo amashuri akomeze agire ubushake bwo guteza imbere siporo zose muri rusange zizitabwaho, ariko vurema yo tubiri ariko ikindi nk'uko amasezerano y'ubufatanye ni ugukomeza kuko gushakira abafatanyabikorwa mu bikorwa byose. Twizera ko mu karere aho tukaba twagira abaterankunga n'abafatanyabikorwa mu bikorwa byose. Ikindi nasaba bagenzi bacu ni ugushyira siporo muri priorite zabo. Umwana udakina ntabwo utekereza neza, umwana udakina ntabwo ubuzima bwiza. Ikindi siporo tugashishikariza abana kureba iyi byiza ya siporo, abayobozi b'amashuri babakomeza nk'uko bashyiraho ibikorwa remezo ku bigo by'amashuri, kubaka ibibuga, bashyiraho imipira natwe asosiyasiyo, natwe icyo tubasezeranyije ni uko tuzakomeza abahuza amashuri tutagendeye kuri karandiriye ya siporo siporo, nubwo nayo tuzayikurikiza ariko natwe tubashyiraho imikino yacu. Ibyo byose nyakubahwa meya bizatuma siporo itera imbere, bizatuma akarere kacu kagendwa nk'uko muhora mubivuga ko Gisagara yacu igomba Gisagara igendwa. Natwe turifuza ko siporo izaba kimwe mu bituma Gisagara igendwa. Kugira ngo zimwe mu ntego dufite, turifuza ko umwaka utaha imikino tundi turere twakira amashuri. Nyakubahwa meya, turifuza ko mwazabidufashamo natwe iyo mikino tukayakira. Rusizi tujya gukina n'abakaza bagakina na Gisagara, bityo Gisagara yacu igakomeza kugenda. Abacoje bashimira kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kwifatanya natwe gusoza iki gikorwa. Murakoze cyane. Tubishimire. Arakoze cyane perezida wa Association Sports for Gisagara.
nyakubahwa visi meya, nyakubahwa yesi no mu banyakubahwa muri hano nabibabwiye ko guhera tariki ya 17 ahubwo ari 11 abana 80 bari muri kampu barimo gushakishwamo yego niyo bari barimo kurebamo abana 20 bazajya muri akademi ya ekipa ya Gisagara muri Rwanda 40 n'abakobwa na 20 b'abahungu. Abo bana bose bari bacumbikiwe muri Coliscorex ebyiri ari nayo izaba icumbikiye ekipe ya GV cyangwa se Gisagara Volleyball Academy izanakina icyiciro cya kabiri cya volleyball mu Rwanda. Diregiteri rero w'iki kigo ni nawe perezida wa ekipe ya GV Gatunganya Padiri atubwira uburyo kandi atunganya yagenze kandi anatubwira ariko ekipe ya GV yo icyerekezo cyayo ni iki. Meya w'Akarere ka Gisagara, visi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, abashinzwebikorwa b'umurenge wacu, perezida wa asosiyasiyo siporo sikorere, umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere kacu ka Gisagara by'umwihariko mu mashuri yisumbuye, nyakubahwa abagize sitafu ya GVC, nyakubahwa abayobozi b'ibigo by'amashuri, abanyeshuri murangije ingando, abaturage b'umurenge Ndora bitabiriye kino gikorwa cyo gusoza ingando y'abanyeshuri mu mukino wa volleyball, abasuhuje. Iyo nza kubanza ijambo nashobora kuvuga byinshi kuko igikorwa nagikurikiye kuva mu ntangiriro ndetse kugeza no kuri uyu munsi, ariko ntabwo nshaka kubarambira cyane ko byinshi bijyanye n'amateka yayo bagiye babivuga. Twishimiye mbere na mbere uyu munsi wo gusoza iyi ngando yari imaze ibyumweru bibiri, ariko yarabanjirijwe n'igikorwa cya siporo mu mazone yo kuri atanu. Twari haritabiriye uko bivuze abanyeshuri bamaze kuri 824, 80 muri bo bari bakoze no mu ndege ebyiri igamije kubafasha kuzamura impano mu mukino wabo wa volleyball. Twarabanye rero bano banyeshuri, twarabanye n'abatoza, twarabanye n'ubuyobozi bw'akarere, bisiguye ko icyo navuga ngewe mbere na mbere no gushimira. Turashimira mbere na mbere ubuyobozi bw'akarere, imbaraga bashyize mu kino gikorwa. Umuyobozi w'akarere kacu ka Gisagara uko yabonaga kandi yarazaga gusura, bigaragaza ko abashyigikiye natwe twarabyishimiye. Muri kino gihe cy'ibyumweru kandi twabonye ubufatanye hagati y'akarere kacu ka Gisagara, siporo sikorere, GVC ndetse na groupe scolaire CFTV ari izaba icumbikiye ikipe ya GVA. Tukaba rero twifuza muri ubwo bufatanye ndetse bwazakomeza. Twabonye kandi impano zitandukanye muri kino gihe cy'ibyumweru bibiri. Twabonye impano zitandukanye ziduha icyizere gikomeye cyane, icyizere mbere na mbere cy'Gisagara Volleyball Academy, icyizere cy'akarere kacu, icyizere cy'abaturage cyabo ndetse n'icyizere cy'imiryango bakibivukamo. Tukaba rero
bakazaza muri iki gihe bakazaba bacumbikiwe n'urugo rwa Santiperi na groupe scolaire Santiperi, batubizije ko tuzakorwa dushoboye twese kugira ngo izo mpano zabo zari gusubira ahubwo zikomeze kugenda zitera imbere. Nyakubahwa Meya n'abandi bateranira aha ngaha kugira ngo ndangize kandi bashimira kandi nanabizeza ubufatanye mwakoze. So, arakoze cyane perezida wa association sports college. Mbere yuko wenda tunaganira n'abo bana mu mbere y'ubumenyi yego bon mbere yuko tuganira n'abo bana ariko gasaba Victor umugeni mushiki we urugero abari bamwe mu bana twatoranyije uhagarariye abandi. uyu musore witwa Victor yari ari kumwe na ekipe y'igihugu y'u Rwanda y'abategereje imyaka 21 yagiye gukina imikino y'igikombe cya Afurika muri Tunisia ejo bundi, niwe wari pasiteri. uyu mukobwa nawe yari ari kumwe na groupe scolaire Gikore yatwaye igikombe cya association sports college iri muri Rusizi naho uwavuga ko rero bahagarara bagenzi babo nubwo hari abandi b'ibikuraho benshi muri aba ngaba tuzi twavuze bwakwiye kumwanya, ariko hari ibyo nabo b'urwitwiye badataranyuma, hari icyo babona iki gihe bamaze hano kizabamarira muri volleyball yabo. Reka tugere kuri Victor oya ariko n'ibindi byose. Reka tugere kuri mushiki wacu, duhere kuri mushiki wacu yitwa Niyona Clementine, atubwire byamumara iki gihe. Ndashimira leta kuba yaritaye kuzamura impano z'abana. Ndabashimira cyane. Ndashimira kandi n'abayobozi badora batwitaho So, arakoze cyane rero ati reka none Victor nawe nk'umwe mu bantu b'umukiyongere Rwanda akaba yaragize ikipe y'igihugu ariko anatubwire icyo umukinnyi azafasha. Rero ndashimira ko yakora hari igitekerezo cyiza cyo gukora kuko dusanzwe tubizi gahunda yacu umukino w'amaguru ntabwo bafata neza ubuzima bw'abantu benshi aho mu gihugu cyacu ndetse n'akarere kacu, ariko nibyo bishinzwe ko akarere kacu kabigizemo igitekerezo cyo gukora igikorwa cyo kwegeranya abantu baturutse ahantu hagiye hatandukanye bakabashishikariza gukina cyangwa se umukino wa volleyball. So nashimira byinshi, ariko twebwe nk'abakinnyi turashimira akarere
bakoze muri tubabwira twigiye wowe abakozi b'imyuga cyangwa se abazobere bakoresheje ibikorwa bashobora gushyira kandi wowe ukabakorera kandi mu rwego rwo nabwira cyangwa se n'igitekerezo akarere kacu kazakomerezeho gukora kino gikorwa byaraturyoheye wenda na barumuna bacu nabo bizabagereho maze umukino wa volleyball mu Rwanda uturyohere ku rwego mpuzamahanga. Murakoze. bongere mubashimire cyane. Ntabwo biba byoroshye guhagarara aha ngaha ngo ugire ikintu uvuga, aba bana ni intwari cyane. Reka rero dusabe umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yigira imbere aduhere impanuro bano bakobwa n'abahungu, ariko anatwakira umuyobozi w'akarere. Murakoze. Meya bajya kubabana turi kumwe mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'uwiza siporo sikorere, ndagira ngo mbere na mbere mubwize amashyi bashimire. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuko umuyobozi w'akarere arahari ari buzihe ijambo nyamukuru, ariko icyo nashima cyane cyane ni ubwitabire bw'aba bana. Murabibona yuko bameze neza bishimye kandi kuko babyivugiye ari abahungu ari abakobwa bafite intego. Umukino wa volleyball umukino tumaze gushyiramo imbaraga nyinshi, ariko by'akarusho murabona ko harimo n'abana. Aha rero niho twiteze abakinnyi b'ejo, haba mu bahungu ndetse no mu bakobwa. Mu mpanuro rero n'aho aba bana, icya mbere ni uko volleyball harimo kutwubakira ubuzima, ariko nanone dufate nk'umukino ushobora no kudutunga. Tujya tuvuga ngo dukorane umurava, rero bige bumvire abatoza kugira ngo umukino ugire aho ugera. Ndongera gushimira rero nanjye abafite mu nshingano ya siporo sikorere bakurikiranye kino gikorwa, abana bakaba bagisoje bameze neza. Nari ndiho maze nyakubahwa meya nta disipline zagaragayemo, ariko babwiye ko aba bana bitwaye neza. Ibyo kubashimira. Ndongera no gushimira padiri uyobora urugo rwa Filipseri wakiriye aba bana, bakaba bahavuye bameze neza kandi bafite n'inyota yo kuzongera gukomeza. Namwe turabashimira. Munyemerere rero umwanya wa meya bamugezeho ijambo ry'umukuru w'uyu munsi. Abayobozi b'ibigo
saba gusa n'abandi natanga saba gusa n'abandi babarengeyeho bakagira igitekerezo saba gusa n'abandi batumvise ikabajyamo n'abakobwa turatanga benshi cyane harimo n'ababyeyi babo abo bose bishimira iki gikorwa n'abagira umumaro ukomeye bashimira rero hari ababigizemo uruhare bagizemo uruhare muri asosiyasiyo siporo sikorere ababigizemo uruhare muri polisi n'abaturage muri rusange n'ababyeyi b'abana bitabira gisagara rero icyerekezo cy'igihugu cyose hamwe bikubiye gutera imbere bikubiye mu gukira gutsindura tukabona menamikore abamatabazi abamariya fideli n'abandi bakinnyi ibyo byose ibikorwa bakora cyangwa se n'abandi bakoze ibikorwa byose kugira abaturage b'akarere gisagara bitewe n'uko bishoboye namwe rero baba bacu icyo nababwira murashoboye cyane isigaye ni ugukomeza inzira mwatangiye ikazagerayo ikazaba amakipe akomeye cyane ikazaba amafaranga igafasha ababyeyi babo n'imiryango yabo ikabasha kwiteza imbere gisagara urugero rw'ibishoboka ibyo dushoboye ni byinshi byakozwe ni byinshi ufashe urugero rumwe kuri ekipi kuko kabiri byabaga ari ibyaha uyu munsi imyaka itanu basi bakaba barabaye ba gatatu igikombe cyane agerageza kugira hano wa gatatu ukaba utarigeze ubaho mu Rwanda bayikaripense tugakorerwa n'imikino ya futuboro imikino yose y'abana b'Afurika ari imikino yayo mwebwe rero ntabwo tumaze babambere mu Rwanda ntabwo babambere muri East Africa turashaka kubanza gutanga igikombe cyawe igikombe kihe tugatwara igikombe cy'isi ibintu bibiri bihana uko kujyayo mukaba wa gatatu mukaba wa kabiri ntacyo bitubwira nta n'icyo bitumara turashaka igikombe kandi gifite izina ku rwego rwa Afurika ku rwego rw'isi ko mu Rwanda niba byarakozwe ntabwo mukwiye gutekereza ubwabo ndagira ngo mubasabe barabibemereye mumanika amaboko mugiye kubihana mumanika umurage mwese yiyemeje ko mugiye gushaka igikombe cya Afurika n'igikombe cy'isi ntabwo ari mu Rwanda gusa ndagira ngo abari hano baze gushyira iyo nzira dutangiye kandi tukazayigeraho iyo turebye ufata umukene akava ku ihene ku itungo rigufi akava ku itungo rigufi akajya ku nka akava ku nka akagura igare akava ku igare akajya kuri moto akava kuri moto akajya ku modoka akava ku modoka akajya mu ndege nako ntabwo mutangiye muri bato muraza kujya muri shibisi muve muri shibisi muri aya makipe yose muve mu makipe ku rwego rw'igihugu tujye muri ekipe nasiyonali tujye muri ekipe nasiyonali y'u Rwanda n'igikombe cya Afurika tujye muri Afurika tujya ku isi gukina mu Burayi no muri Afurika n'ahandi ari nako bituzanira nta hantu rero dukwiye kugarukira nta hantu dukwiye kugarukira gisagara esikari sinorogamye ibintu ntabwo dukwiye kugenda kandi ntabwo nizera ko mutabyemera ko muzagarukira hamwe muzagarukira kure hashoboka kugira ngo twese nshimire abana kandi twizere ko
gukira yaba tujyanye n'igihugu cyacu cyaduhaye ubufasha bwose yaba tujyanye na nyakubahwa perezida wa repubulika tumuhigira ko uzajya kure ashoboka. murakoze. umwongera amashyi umuyobozi w'akarere ka Gisagara. So now we are just going to play volleyball. Reka tureke abahungu bacu nabo bishyushye ubundi batwereke volleyball. Mano, nifotoje. Foto. Yakuze. Uretse babanze barya ifoto kose. Foto mano. Ese meio que eu tava subindo, batalha lá. Olha lá na sua semana.
ibyo tubikomeje kandi twakira umutoza Elia Mutabazi, umutoza w'ikipe ya APR Erebe waje nayo kureba impano zibereye abangaba zigana imbere. Amanota 16 ya tim A ku manota 28 ya tim B, harahuri inota rimwe. Mwakoze cyane mwese, ndagira ngo basabe rero, ndagira ngo basabe abana bose twabanye muri iyi kanda Kagoma, turagira ngo dufate ifoto y'urwibutso n'ubuyobozi mwese uko twari turi kumwe, turagira ngo dufate ifoto y'urwibutso n'ubuyobozi, turagira ngo imipira yaje, imipira yaje, imipira Thank you. Merci.